era ukarwara cyangwa se ukananirwa kuvuga, ukananirwa kurya kandi ibiryo bireba. Amen. Amen. Icyo gihe urakizi, hari uwo kigeze kigeraho kananiwe kurya kandi ibiryo bihari. Noneho rero iyo warwaye nibwo abantu bamenya ko ukeneye kurya neza. Bari tugirire neza kwinginga, bakazana ifiriti, bakazana agafi gatogosheje. Mu buzima busanzwe nta muntu n'umwe wagiraga gute wakwitagaho, ariko bakazana utari bugashobora. Amen. Uri iyi si Bibiliya iravuga ngo wa musore we, ngo jya wishimira iminsi yawe y'ubusore bwawe, ngo iminsi mibi itaragira gute itaraza. Jya wishimira iminsi y'iki y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaragira gute itaraza. Hari ikintu kijya kintangaza, tujya dufata abana tukabakubita tubaziza gusakuza no gukubagana. Bani tugirire neza, kamukubita wamwe urakubagana. Bani tugirire neza, reka rero azarwara, yicara ahantu hamwe agira gute yiturize. Noneho buri kanya ujya kumuhendahenda umubwire ngo ariko kutavuga, ngo ngaho ajya gukina, ngo ngaho ndabikwemereye sakuza. Imana y'amahoro tugirire neza. Rero jya wishimira iminsi y'iki y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaragira gute itaraza. Amen. Kuko ntabyuzi ndawe iminsi mibi igiza, iminsi mibi igira gute igiza, ugahamagara Imana ukagira ngo ntihari. Imana itugirire neza, ukayihamagara uti yewe Uwiteka we, agaceceka pe. Ugashaka nawe abahanuzi bakuvangirirwaho basi. Imana itugirire neza. Hari ahantu bigera Imana igaceceka, ugashaka basi hagira n'umvangirirwaho, ariko ukagira ngo tukamubura. Imana itugirire neza. Iminsi mibi, amen, iminsi mibi igize gute ibihari, ibigize gute. Hari iminsi mibi igiza igafata umuntu ikamuheza mu kazitiro, ukisanga uri hagati no hagati, ahantu udashobora kubona uburyo watambuka. Imana itugirire neza. Ukabaho mu buzima ubona uguwe neza, ufite amafaranga, iyo uyafite ntutekereza ko hari igihe uzayabura. Asifiwe. Ujye ubitekereza. Umuntu wabonye amafaranga ajya atekereza ko hari igihe azayabura. Iyo uyafite, hari igihe ugira amafaranga wanyura mu isoko kabaza uti kinanga, ntiwita niba baguhenda cyangwa bataguhenda, ahubwo uti mumpereze. Ntabwo wirirwa ukatuza. Imana itugirire neza. Hakaza ikindi gihe kikayajyana, iminsi mibi bayaje. Ariko wa musore, ishimira iminsi y'ubusore bwawe. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Ishimira iminsi y'iki y'ubusore bwawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Haleluya. Nabonye igihe cyose ujye usaba Imana uyibwire. Umuririmbyi nkunda wa 68 mu ndirimbo z'agakiza aravuga ngo Mana yanjye, ku gitero cya nyuma aravuga ngo Mana yanjye komeza ujye umfasha, ngo utaramire nteze icyo umbwira. Yego, mpore nizeye ijambo wambwiye. Aravuga ngo no mu bikomeye biriho ubu ngubu, ngo ndamburire amaboko yawe. Mana y'amahoro itugirire neza. Arangije asaba Imana aravuga ngo Mana, ngume imbaraga, ngume imbaraga, ngo sano ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kugira gute kunjyana. Ngume imbaraga kuki? Ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kugira gute kunjyana. Kubera icyo umuririmbyi yavuze ngume imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kugira gute kunjyana. Yarazi ko imbere azagera yagacogora, yarazi ko imbere azagera yakananirwa, yarazi ko imbere azagera yo bikanga, yarazi ko imbere azagera yagahura n'urukuta. Ariko aravuga ngo umpe imbaraga ku buntu bwawe. Nawe Imana iguha imbaraga. Sashimwe cyane. Nawe Imana igira gute iguha imbaraga. Bwira umuntu umwegeranye ngo Imana iguha imbaraga. Muhanurira umubwire ngo Imana iguha imbaraga. Tuge cyane ngo amen. Umpe imbaraga kuki? Ku
buntu bwawe. Imana iguha imbaraga muri karitsiye aho utuye. Imana iguha imbaraga ku buntu bwayo. Imana iziguha atari uko wasenze cyane. Imana iziguha atari uko wakoze cyane. Imana iguha imbaraga ku buntu bwayo. Dawidi we yigeze asenga igihe kimwe, asenga isengesho muri Zaburi 119 ku murongo wa 122. Arasenga aravuga ngo wigwatirize. Imana y'amahoro itugirire neza. Kuzagirira neza umugaragu wawe maze abibone babirebe be kugira gute be kumata. Amen. Ndagusengeye aya masaha nawe Imana yigwatirize ku buzima bwawe. Hano uri uwo muntu mwegeranye umubwire ngo Imana yigwatirize. Hano uri uwo muntu mwegeranye umubwire ngo Imana yigwatirize. Dukomere data amashi menshi cyane. Imana y'amahoro igire gute yigwatirize. Mu bibazo byawe Imana yigwatirize. Mu bukene bwawe Imana yigwatirize. Mu burwayi urwaye nona birashoboka ko ntawe kukurengera uhari, ariko Imana igire gute. Basaba abantu baranyumva. Tuvuge cyane ngo amen. Amen. Abo bantu baranyumva. Bwira umuntu mwegeranye ngo Imana yigwatirize. Reka mbabwire inshuti z'umusaraba. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mbabwire iki kintu. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Dukomere Imana yacu amashi menshi cyane. Hallelujah. Ndashaka kuvuga iki kintu. Bwira Imana uti Imana umpa imbaraga ku buntu bwawe. Sashimwe cyane. Umpa imbaraga hehe? Kugeza igihe uzaza kugira gute kunjyana. Amen. Kugeza igihe Imana izaza kugira gute kujyana. Amen. Birashoboka yuko uyu munsi ushobora kuvuga ngo hari imbaraga mfite, ngo atukangura reba, ariko saba Imana uyibwire uti Imana mpa imbaraga ku buntu bwawe. Sashimwe cyane. Reka mbabwire, wenda birashoboka ko ari izuba ryinshi, cyangwa se birashoboka yuko ureba ari umubare w'abantu mwicaye aho ngaho ukuntu mungana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mu buzima bubaho, muri ubu buzima, muri uyu murimo w'Imana, Imana y'amahoro itugirire neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ntihakagire ikintu na kimwe kigutera ubwoba. Ikintu kizagutera ubwoba uretse ko nabwo utazaba wumva. Uzaterwa ubwoba nuko wapfuye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nabwo nuko ntabwo uzaba ugize gute ubu. Iyo niyo wapfuye imirimo imigambi yose bigize gute birangiye. Yesu ashimwe cyane. Ibigize gute ubundi buriya hari ikimenyetso kigaragaza ko uzakomera. Sashimwe cyane. Ngiye kuvuga ibintu bitatu biranga umuntu uzakomera. Nusanga utabifite umenye yuko utazakomera. Tuge cyane ngo amen. Mbwira umuntu mwegeranye ngo gukomera. Ongera umubwira ngo gukomera. Mubwire ngo wari uzi ko iyi nshinga yitwa gukomera ifitanye isano n'inshinga yitwa gukomereka. Bifitanye isano no kugira gute gukomereka. Amen. Kugira ngo umuntu akome nuko abanza kugira gute Amen. Ubanza kugira gute kuri Imana ni kugira ngo mwana wanjye kugiriye neza, ugomba kubanza ukamenya ko hazabanza kunyuraho kugirirwa nabi. Amen. Kubanza kugira gute kugirirwa nabi. Imana ni kugira ngo mwana wanjye nguhetse ku mugongo wanjye naho waca mu muriro ntabwo uzashya. None nyine uzaca mu muriro ye. Tuvuge ngo amen. Amen. Uzaca he mu muriro. Kandi urasabwa gukomera kugira ngo uzagere ku cyo Imana yagize gute yavuze. Imana yabwiye Gideyoni. Gideyoni yari afite abantu ingabo nyinshi ayoboye, ariko ngo arimo arwana
arareba abwira Uwiteka, arabwira ngo Uwiteka we, k'abantu mfite ari bakeya kandi nkabonamo abafite amagara makeya bananutse kandi nkabona atari abanyembaraga, uru rugamba nzarurwana gute? Imana y'amahoro itugirire neza. Uzumva ijambo Imana yamusubije, ishobora guhita utuma ubivamo. Yaramubwiye ngo umva Didiyo, ngo ahubwo n'abo bantu ufite ni benshi. Imana ngo nawe ufite n'iki? Ni benshi. Aramubwira ngo abo ngabo kandi nubwo ubona bari imbere yawe, ntugire ngo uko ubabona ari benshi, ntugire ngo bari seriye. Imana itugirire neza. Harimo n'abatari seriye. Didiyo natise n'ibyo birimo. Imana iti buratanze nkwereke, manuka ujye ku kagezi. Imana y'amahoro itugirire neza. Noneho bagende banywa amazi, ubabwire ngo ni munywe. Haraza kuvamo abayoresha amazi amashyi, harimo n'abandi bari buyanywesha ururimi bayanywa nk'imbwa. Abo ngabo bajabagiza, abandi bashyira uruhande rumwe, abandi bashyira uruhande rumwe. Noneho ndaza kukubwira icyo ukora. Imana itugirire neza. Mubwire ngo ayo ni amateka y'Imana. Iyi Mana rero noneho ibwira Gideyoni, aramanuka ngo ajya ku kagezi. Ngo akimara kubikora, ngo ageze ku kagezi, ngo abanywesheje amashyi ngo bari bakeya cyane. Imana itugirire neza. Ngo abanywesheje ururimi ngo ni nka kimwe, ngo ni nka bitatu bya kane byabo yaragize gute? Yari afite. Imana iramubwira ngo ngaho bwira abo banywesheje ururimi babwire basubire iwabo, ntabwo bari seriye. Gideyoni ati none se ko bashize? Amen. Ko bagize gute? Imana iramubwira ati reka baracyari benshi, baracyakabije kugira gute? Kuba benshi. Imana y'amahoro itugirire neza. Yereza umuntu, bwira umuntu mwegeranye ngo izagutabara. Mubwire ngo izagutabara bitayisabye kumena urugi. Ntabwo byumvishije. Izagutabara bitayisabye kugira gute? Ntabwo bizasaba kumena urugi. Haleluya. Ese wagize ngo Imana bigisaba kumena inzugi? Hoya. Yimuri, ijambo rivuga ngo Imana yimura imisozi itagize gute? Itabimenye. Amen. Amen. Yimura imisozi itagize gute? Aha. Ukabyuka mu gitondo ugasanga umusozi wagize gute? Hariya. Ntuzariya muntu uza mu majaruguru ejo bundi bagize gutya, bagiye kubona babona umusozi uriye. Ejo bundi ahangaha bari bubatse ku musozi, babona umusozi ugize gute? Uritse. Ayo makuru ntayo mwabonye se? Umusozi ugira gute? Uramanuka, za kadasiteri zikamanukana nawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Vuga cyane ngo amen. Buriya rero Bibiliya ni igitabo nkunda cyuzuyemo amateka y'ukuri. Amen. Bibiliya ni ijambo ry'Imana, ni ijambo ryahumetswe n'Imana, kandi Bibiliya ntibeshye. Mubwire ngo ntibeshye arana. Bibiliya ntigira gute? Ntibeshye. Amen. Niyo mpamvu Dawidi yabitekereje aravuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagira gute? Ntazagucumura. Haleluya. Kugira ngo ntazagira gute? Rata ntazagucumura. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero Bibiliya yuzuyemo amagambo meza y'ukuri, ntabwo ibeshya. Amen. Ntabwo Bibiliya igize gute? Niba ushaka kumenya ubuhanuzi bw'ukuri, sunge Bibiliya. Bibiliya ntizakubeshya. Gideyoni, Imana y'amahoro itugirire neza, arongera avugira ngo nabo bamanukane nkwereke. Nabo ngarongera agira gute? Arabamanukana. Ati ubwo mugera hafi n'urugerero rw'abanzi ubabwira uti dore umwanzi araje. Abashaka kugenda bagende, abashaka gusigara hano basigare. Nabo arongera arababwira, agiye kubona barongeye baragabanutse. Ngo hasigara bakeya, ngasigarana nk'abasore b'inkorokoro 100 bonyine. Gideyoni arabireba aravuga ati Uwite, ntabwo ngiye ku rugamba. Imana itugirire neza. Hari ukuntu Imana ikibikora, hari ukuntu Imana ikigira gute? Ibigenza. Tuvuge cyane ngo amen. 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 Isishimwe cyane. Amen. Gukorera umurimo w'Imana hano ahangaha, simbanze kunyura mu bihe bimeze gutya. Nari mfite ubwoba. Isishimwe cyane. Nari mfite iki? Ubwoba. Imana y'amahoro itugirire neza. Ntinyi ikintu nshobora kujyamo kigahita cyemera kitamvura.
ikintu ndagitinya sashimwe naho cyakwemera ntabwo cyamara iminsi ngahe sashimwe cyane noneho ukaza ya makuru Imana yakubwiye bya bindi Imana yakubwiye byose uvuga ngo ariko bizaza ryari none se wite bizaza ngeze hagati oya ntibizaze ngeze hagati aho byagakwiye kuza gitangira mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ikintu kikubwira ko uri kumwe no kuboko kwiza kw'Imana ni igihe uba mu ntambara ariko ikazikurindiramo ntuzipfiremo, ni igihe uba mu bibazo ariko Imana ikabikurindiramo ntugire gute ntubipfiremo. Tuvuge cyane ngo amen. Ikintu gishobora kuntera ubwoba ni kimwe, haleluya, kuba Uwiteka atanyishimira, haleluya, kuba Uwiteka atagize gute atanyishimira, icyo cyo cyantera ubwoba. Ariko niba Uwiteka kwishimira ntukagire ubwoba mu izina rya Yesu. Yavuganye nawe niyo kwizerwa n'ukuri kose. Hari igihe ugera mu ntambara ukabona birarangiye, ukabona urapfuye, ariko Imana iravuga ngo humura ndi kumwe nawe. Tuvuge cyane ngo amen. Reka mbabaze ikibazo, amen. Imana igutabara ikibazo cyangwa Imana igutabarira mu kibazo? Imana itabarira he? Bwira umuntu mwegeranye ngo hagati mu kibazo Imana iraboneka. Hagati ye mu kibazo Imana igize gute? Iraboneka. Amen. Hagati mu kibazo Imana igira gute? Iraboneka. Amen. Amen. Ngaho mbwira umudamu wabyaye atagiye kubisa, uwo baramubaza. Tuvuge ngo amen. Tuvuge cyane ngo amen. Umudamu utarigeze agira ibise na bike arabyara cyangwa bigenda gute? Babigenza gute? Byara neza atagize ibise, atagize ibise nabyo ntibibaho. Mwa mama mujya mubyara nta bise, umva ukuntu bimeze. Umudamu udafite ibise baramubaga. Nibyo cyangwa sibyo? Bamutera teobare zikanga bakagira gute? Dore umudamu uri bubyara ukuntu bigenda, abona ibise. Tuvuge cyane ngo amen. Wanguwa ni utaritindaho akanya gato igise gihita kiza wamuhebura. Tuvuge cyane ngo amen. Abona igise gatoya ko kamwanya akajya kubona ibimenyetso, muganga igihe cyambara itaburiye umwana akavuga aterega ndi hano. Imana yawe itugirire neza. Ariko ntibishoboka yuko wabyara utari wabona iki ibise. Haleluya. Biragorana, bisashimwe cyane kugira ngo ubyare bisaba ibise. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo umudamu yaramuka yageze igihe cyo kugira gute cyo kubyara arababara cyane, kuko igihe cyo kubyara kigize gute? Mubwire ngo urababara kuko igihe cyo kubyara kigeze. Tuvuge ngo amen. Igihe cyo kubyara iyo kigeze ugira gute? Urababara. Sashimwe cyane. Mureka mbabwire buriya waba umuheburayo wagira gute, umudamu aho ava akagera igihe cyo kubyara agomba kubabara. Yego, gusa uburibwe nibwo butandukana bitewe n'igihe ubumara. Tuvuge ngo amen. Uburibwe nibwo bugira gute? Butandukana. Kubera iki? Ni isezerano Imana yabwiye iramubwira ngo wa mudamu uzajya ubyara ugize gute? Ubabara. Umugabo hafi akagera kugira ngo abone igihumbi cyo gutunga abantu, icyunzwe kiba cyaje. Amen. Icyunzwe kigomba kugira gute? Kuza. Amen. Niyo mpamvu utagomba kwijujuta uri umugabo. Kubera iki? Uzajya ubona ibyo kurya ugize gute? Wiyushya kuya, kuko niko Bibiliya yagize gute? Amen. Turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Imana
tugirire neza. Turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, rero biradusaba gukomera mu izina rya Yesu. Ukagira gute? Ugakomera. Haleluya. Ugakomera. Isashimwe cyane. Kuri iyi si mu bintu bibaho, niba hari ikintu kitajya kintera ubwoba, ni igihe mbona ibibazo imbere yanjye. Isashimwe cyane. Jewe yo ndi imbere ibibazo, yo ndimo mbibona imbere yanjye, mba mvuga ntibyanze bikunze ndenda kugera ku gisubizo cyanjye. Imana y'amahoro itugirire neza. Niba nta mafaranga mfite, byanze bikunze iherezo ni ukuyabona. Nibyo cyangwa si byo? Ariko amafaranga iyo uyafite, iherezo ni uko azashira. Yego? Iyo amafaranga uyafite, ikizakurikira hazagira gute? Azashira. Ariko ubwo ntayafite, ikizakurikiraho nzayabona. Sinzi iki kintu niba mu cyumba. Tuvuge cyane ngo amen. Ikizakurikiraho nzagira gute? Nzayabona. Niyo mpamvu Mukristo yabwiye Byiringiro ubwo yapfaga. Nasomye agatabo k'umugenzi karambwira ngo Mukristo yabwiye Byiringiro, aramubwira ngo kubera yuko ntanze kugenda uratsindishirijwe cyane, njye usigaye. Imana y'amahoro itugirire neza. Buriya umuntu upfuye abatsindishirijwe cyane. Imana y'amahoro itugirire neza. Umuntu upfuye uyu munsi, yego, hari ibintu Imana imurokoye, yego, ntabwo wowe wabyumva, ariko hari ibintu Imana imurokoye atazabona. Imana itugirire neza. Arakowe bya bindi byo kuzahura, barakubwira ngo mu bihe bigiye kuza hagiye kuza Antikristo, kurya bizaba ari hatari. Akubwira ngo ndagushyiraho ikimenyetso ngo uhereze ibyo kurya. Kandi abana barimo bararira hariya, barira umwe afasha aha undi afasha aha ngaha, kandi inzara irimo irakurya nawe ubwawe. Ubure bireba uvuga ute se Mana nkomeze nkunambeho, wajya kuyinambaho umwana ati mama we inzara imfasha aha ngaha. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko ugiye abatsindishirijwe. Niyo mpamvu ijambo rivuga ngo wambaye umwambaro w'urugamba utabaye, ntukirate nk'ukuyemo ageze gute? Amen. Iri jambo mujya mubyumva. Wambaye umwambaro w'urugamba ntukirate nk'ukuyemo ageze gute? Atabarutse. Sashimwe cyane. Ngo mbarize umuntu mwegeranye ngo kuki umusore aseka umugabo ngo kubaka byamunaniye. Oya, asifiwe. Uyu munsi uri umusore. Yesu ashimwe cyane. Uri iki? Umuntu ni umusore. Imana itugirire neza. Ariko abonye umugabo kubaka byagize gute? Byananiye. Aho gati mbega umugabo w'imbwa we, kubaka byakunaniye. Kwako ananirwa kubaka urugo. Sashimwe cyane. Wambaye umwambaro w'urugamba utabaye, ntukirate nk'ukuyemo ageze gute? Tabarutse. Nawe uriya mugabo yego agiyeyo biramunanira, ariko we nturabigerageza na rimwe. Imana y'amahoro itugirire neza. Wenda we bimunaniye buhoro, hari ukuntu bigenze, hari uko yabikavarinze, ariko wowe hari igihe wenda bizaza kubikavaringa bikunanire wiyaho. Imana y'amahoro itugirire neza. Buriya umuntu yabihagazemo agira umutima ukomeye arabikavaringa, ahubwo ukwiriye kwibaza ngo Mana we, njyewe nyambika imbaraga ninshaka, uzamnyambika imbaraga unkomereza amaboko, dore kujya gushaka ni ikosa. Amen. Tugiye gusenga Imana. Imana y'amahoro ibagirire neza. Reka tuzamure haleluya cyane abakiri mu nzu y'Imana. Dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana iguha imbaraga igukomereza amaboko. Haleluya. Imana iguha imbaraga za none ndetse n'iz'igihe kizagira gute? Kizaza. Ikindi zamura kwizera kwawe. Amen. Zamura kugira gute? Kwizera kwawe. Amen. Vuga ngo ibidashobokera abantu ku Mana bigize gute? Ibyo abana b'abantu bananiwe Imana yizabishobora mu izina rya Yesu. Ijambo riravugira ngo Mose mama we ngo arambiwe kujya agira gute? Amuhisha ngo amubohera iki? Imana y'amahoro itugirire neza. Arambiwe kujya agira gute? Ngo amubohera, ngo arangije ngo amushyira mu nyanja aho ngaho, ngo aragenda aravuga ati bizagenda uko bishaka. Ijambo riravuga ngo mushiki we bonse ibere rimwe, aramwitaruba, ahagarara ku gasozi kugira ngo arebe ikiza kumubaho. Tuvuge cyane ngo amen.
abantu benshi bahagaze ku gasozi bitegereje bateguye kureba ikizagira gute ikizakubaho. Haleluya. Abantu bategereje kuzakubona wamwaye, bategereje kuzakubona wagiye hasi. Hari n'abantu batajya bava iruhande gumya bakaba inshuti zawe. Amen. Buri gitondo akazinduka yewe mwaramutse mumeze muti, kandi nta yindi gahunda afite, ategereje kureba ikizakubaho. Kusunduka. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari inshuti ziza mu buzima bwawe zikakumunga, zikagumya zikabana nawe, akagumya kukureba ngo yewe mbona buriya byaramucanze, yewe mbona byaranze, ariko reka ngumye Imana y'amahoro igumye ntizo ubuzima ndebe uko bizamera. Buriya se arahana azagera, buriya se yewe rura rugo mvuye kubasura ariko ntago bariho pe. Rura rugo ntiruzamara kabiri, none se wowe ibintu nabonye abantu bameze gutyo. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko ntugatinye, Imana y'amahoro itugirire neza. Jya wizera Imana, yavuganye nawe izakugirira neza. Abantu bazategereza kukubona wasundutse, ariko Imana irahari kukugirira neza. Bazakubona wahagurutse mu izina rya Yesu. Bwira umuntu mwegeranye ngo Imana izaguhagurutsa mu izina rya Yesu. Muhanurire umubwire ngo izaguhagurutsa. Mubwire ngo izagira gute? Umuntu Imana ihagurutsa n'umeze uti, nudatakaza ibyiringiro. Umuntu udatakaza iki? Umuntu utajya ucika intege, umuntu Imana iramuhagurutsa. Umuntu ukomera akavuga ngo naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka, uwo nguwo Imana iramuhagurutsa. Umuntu udacogozwa n'incamugongo, uwo nguwo Imana igize gute? Iramuhagurutsa mu izina rya Yesu. Imana igira gute? Iramuhagurutsa. Amen. Nawe Imana iguhagurutse nonaha mu izina rya Yesu. Imana iguhagurutse muri ubwo burwayi, wakira guhaguruka mu izina rya Yesu. Hagaze ahangaha ndaguhagurukije mu izina rya Yesu. Haguruka muri ibyo bibazo, haguruka muri izo ntambara, haguruka muri ayo makuba, haguruka muri izo ntambara. Yesu arashoboye, nta kintu na kimwe kigira gute kimunanira. Haleluya. Amen. 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 Bwira umuntu mwegeranye ngo Imana ijya yemera ko abanzi bawe babanza. Abanzi iteka bagira gute? Abanzi Imana ikaza igakina finale. Ijya yemera ko babanza. Ijya yemera pe ko bagira gute? Babanza, bakabanza. Bakaba bari aho ngaho babanje, bakakwitegereza bakakureba, ariko ikaza igakina finale mu izina rya Yesu. Ikavuga ngo nzakugirira neza. Ikakurebera mu mbabazi zayo, ikakurebera mu rukundo rwayo, ikakurebera mu mpuhwe zayo, ikakurebera mu cyo yavuganye nawe. Tuvuge cyane ngo amen. Haleluya. Itangira ryawe ni ritoya, ariko icyo Imana yavuganye nawe ni kinini mu izina rya Yesu. Itangira ryawe ni ritoya, ariko icyo Data yakuvuzeho kizasohora mu izina rya Yesu. Kandi n'igisohora kizaba ari kigari, n'igisohora kizaba ari kinini, n'igisohora kizaba cyagutse. Imana igukomereza amaboko mu izina rya Yesu. Imana yakomeza cyane, yakomeza. Haleluya. Umuntu wavuzweho n'Imana ntuzamubona yacitse intege. Umuntu wavuzweho n'Imana ntuzamubona yacogoye. Umuntu wavuzweho n'Imana ntuzamubona isura ye yahonze. Oya, igihe cyose ahora atumbiriye mu ijuru mu izina rya Yesu. Ngiye gusenga nakira umukozi w'Imana, ariko Imana y'amahoro itugirire neza. Bwira umuntu mwegeranye ngo komera. Mugire gute? Komera. Komera. Hari ijambo Yesu yabwiye Petero, aramubwira ngo ubwo umara gukomera ukomeza abandi. Sashimwe cyane. Ubwo umara gukomera ukomeza iki? Ubwo umara gukomera ukomeza abandi. Imana igukomeze nawe uzakomeza abandi. Kandi ibyo urimo uranyuramo urimo urakomera. Urimo ngo bagenda bagwiza imbaraga. Ibigeragezo urimo uranyuramo birimo biragufasha kugwiza imbaraga. Intambara urimo uranyuramo zirimo ziragufasha kugwiza imbaraga. Haleluya. Ibibazo urimo uranyuramo birimo biragufasha kugwiza ikirata imbaraga. Amen. Ihangane muvandimwe, wowe urimo gucogora, kubera ibyo uhuye nabyo umutima ukananirwa. Ayo majwi wumva imbere nakubuze gukomeza, nari intare ziziritse mukagwa n'imitontomo.
ntutinye muvandimwe, ukangwe n'igicuku cya nyuma, inkoko yabika itabika, humura gucya ko buzacya. Ntutinye muvandimwe, ukangwe n'igicuku cya nyuma, inkoko yabika itabika, humura gucya ko buzacya. Haleluya! Haleluya. Humura gucya ko buzagira gute? Hari umuntu wizeye ko buzacya ngo azamure haleluya cyane. Amen. Amen. Zamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Mperutse guhura n'umugabo Yesu ashimwe cyane, yari afite ibibazo, yagize gutya ku kazi baramwirukana. Ku kazi bamwirukanye, bari bafite abana bagera muri 2. Haciye icyumweru umugore aramubwira tuzi n'ibindi, ntabwo nakomeza kubana nawe uri umushomeri. Burya mbana nawe nari nzi kuzakomeza kubona akazi, none ubwo nta kazi ufite ntabwo nakomeza kubana nawe, kuko njye mu bintu ntinya ni ubukene. Rero ntabwo nabana nawe ukennye, njye mbaye ngiye iwacu hari ibiryo, nubona amafaranga uzambwire ngaruke. Imana y'amahoro itugirire neza. Bamwirukana arimo credit ya banki. Yesu ashimwe. Umugore amuta credit kigize gute? Ikiri. Imiryango w'umugabo nawe wabafashaga agifite akazi yarabafashaga akagira gute? Agiye kubatakira baramubwira ati rwarize natwe turirwarisha. Asigara ari wenyine, nta muntu n'uyu yabwira. Umunsi umwe nsanga ku rusengero, ntabwo hari umunsi wo gusenga, yamamagaye kuri telefone nsanga ku rusengero, aza yikoreye umutwaro w'amadosiye. Imana itugirire neza. Amadosiye yarayazana yuzuye muri envelope. Noneho nareba nkabona harimo ibyo yagiye yishyuriraho imitekano, ibyo yagiye yishyuriraho iki. Arangije azana igipapuro cya MTN ngo ni historique azanye, ngo MTN ngo hari amafaranga yitamuhaye. Araza afite ibintu byinshi cyane, ariko iyo umurebye kubera ibibazo wabonaga bisa naho byasose ubwenge busubira inyuma. Imana itugirire, bijya bisota ubwenge bugasubira inyuma. Umuntu w'umugabo bigasubira hehe? Bigasubira inyuma pe kubera ibibazo. Wese baramwirukanye ku kazi, umugore ahise amubwira ngo irwarize, atwaye abana biwe aravuga ngo nubona kandi kazi uzatubwire tugire dute tugaruke. Umugabo ibintu biragenda bimushira, asigara asabiriza 1,000, wahembwaga 1,5 miliyoni. Asigara asabiriza iki? 1,000. Dusenga n'Imana, turasenga, Imana irangije iravuga ngo ngiye kukugirira neza. Ikimenyetso nuko ngiye kuguha akazi, kandi akazi nukabona uzajya gukora hanze, ntuzakorera mu Rwanda. Amen. Arandeba arambwira ati hoya mukozi w'Imana we wibeshya, ibyo ntabwo byakunda. Imana y'amahoro itugirire neza. Ubuzima ndimo uyu munsi ntabwo bunyemerera byibuze ninyihera ibyo kurya by'akazi bikihoreye. Ndamubwira nti Imana ifuza akazi, imbwiye ko igiye kuguha akazi, ugiye gukora mu mushinga ukomeye, kandi uyu mushinga uzaba ari mpuzamahanga. Arambwira ati se byanyura mu zihe nzira? Ko ahantu hose ngiye gusaba akazi bambwira ngo ndi umusazi ninjye kwivuza. Imana itugirire neza. Hari igihe ugera mu bibazo abantu bakabona warasaza, abantu bakabona byaragucanze, ariko jya ugumya wizera Imana wavuganye nayo. Iyo wavuganye nayo niyo kwizerwa mu izina rya Yesu. Igitondo kimwe Imana igitungura. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Ngo kuko akenshi ajya atungura abantu, ntawe usenga kina kandi ukandagira usenga. Usanga nibwo buzima, usenga n'imibereho.
amen Amen. amen Amen. burya umuntu usenga ntukamwishinge kuko akenshi ajya atungura abantu ushobora guhura mu gitondo akennye saa sita bigahinduka amen Amen. Imana gukora igitangaza ntabwo biyisaba imyaka. Uhura n'umuntu mu gitondo akennye saa sita mugahura yakize. Uhura n'umuntu mu gitondo arwaye saa sita mugahura ari muzima. Gukora ibitangaza kw'Imana ntibiyisaba imyaka, nta nubwo biyisaba abantu benshi, ntibiyisaba ko uziranye n'abakomeye. Upfa kuba wowe nayo mufitanye konegisiyo. Basa umuntu mwegeranye ngo wowe nayo mufitanye konegisiyo. Mubaza uti mufitanye konegisiyo. Isashimwe cyane. Upfa kuba wowe nayo hari akantu kabahuza. Wowe na Yesu hari akantu kagize gute kabahuza. Wowe na Yesu hari akantu kabahuza. Byanze bikunze aragutabara, byanze bikunze kugirira neza, byanze bikunze arakurwanirira, kuko hari akantu kagize gute kabahuza. Amen. Gira uwo muntu wegereye urinde ikiguhuza na Yesu. Rinde icyo kiguhuza na Yesu. Rinda ko gakiza Yesu yaguhaye niko kuboneramo. Kandi iteka jya uhora mu ijambo rivuga ngo mbabarira Mana kuko ndi umunyabyaha. Nuvuga ngo Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha, Yesu azakurebera mu mbabazi ze mu izina rya Yesu. Akurebera mu mbabazi ze, imbabazi ze zigatuma akugirira neza. Yesu akurebere mu mbabazi ze. Nuvuga ngo Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha, azahora akurebera mu mbabazi bituma akugirira neza. Amen. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo imbabazi ziruta iki? Imbabazi ziruta ibitambo. Yesu akurebere mu mbabazi. Yesu akurebere mu mbabazi. Uhora uvuga ngo Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Ngo igihe cyose Imana yazaga kureba Enoke, ngo yasangaga Enoke uko umutima utera, yahoraga avuga ngo Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Ngo bituma umutoni ku Mana, ngo bituma Imana imwishimira. Ngo Imana yaragenzuye ibura icyaha na kimwe kuri Enoke. Sashim. Amen. 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 Ngo ibura icyaha Kuri Enoke. Amen. Amen. Ariko muranyumva cyane ntabwo munyumva. Amen. Muri hano cyane ntabwo muri hano. Byagoraniye icyubahiro cy'Imana. Cyubahiro ni cy'Imana. Enoke ngo yahoraga abwira Imana ati Mana mbabarira kuko ndi iki? Umunyabyaha. Imana imugirira ubuntu. Amen. Imana ihagararana nawe. Imana imubambira amahema. Ngo Imana yazaga kumusura ikamubwira ngo Enoke merekeza. Enoke ari mu bantu baherekeje Imana. Ngo yayiherekeje bwa mbere, ayiherekeza bwa kabiri, ayiherekeza bwa gatatu, irahindukira iramureba. Iyo ukurikiranye amateka y'uyu mugabo witwa Enoke, usanga yuko yabanaga n'Imana uko umutima utera. Yahoraga avuga ngo Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Ngo yahoraga yicishije bugufi imbere y'Imana, ngo kugera aho Imana imureba, ikamureba, ikamuburaho inenge n'imwe, ikamuburaho ikizinga na kimwe. Ngo ibyo byatumye Imana ikunda Enoke. Tuvuge cyane ngo amen. Haleluya. Ngo Imana ikunda nderata. Ariko wamuntu Haleluya. Haleluya. ugakora ikintu gituma Imana igukunda. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ugakora ikintu gituma Imana igira gute igukunda n'ukuri. Sashimwe. Turi mu gihe kigoye, igihe cy'ubuhenebere, igihe benshi bavuye mu byizerwa, igihe benshi badashaka gukorera Imana, igihe benshi badashaka gusenga. Ariko wowe igihe Imana ikugiriye ubuntu, kora ikintu gituma Imana ikwishimira. Amen. Kora ikintu gituma Imana ikunezererwa. Kora ikintu gituma Imana ikurebera mu mbabazi zayo. Imana nikureba ikuboneho imbabazi zayo. Imana nikureba ikuboneho amaraso yayo. Imana nikureba ikuboneho urukundo rwayo. Upfa kubwira ijambo riravuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kugira gute no kwizera. Ijambo rikongera rikambwira ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Nimuvuge ko abakiranutsi bazagira gute. Haleluya. Amen. 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 Umukiranutsi w'Imana ntabwo ajya apfa gupfa. Umukiranutsi w'Imana Imana ijya imurengera. Sashimwe. Amen. Abantu bakurwanya ariko uba umukiranutsi, abantu bakwanga ariko uba umukiranutsi. Ube ntacyo ufite nonaha ariko nizere gukiranuka. Sashimwe. Amen. Reka Imana ikurebere
ikurebe ikuboneho amaraso. Ambonyeho amaraso ntaciro urubanza rube anyitukiranutse yaracunguye ngo mbuwe niko kujishingira ubwadapfa sinjikuye jena Yesu turonke. Haleluya, haleluya, Haleluya. Imana ikuboneho amaraso. Reka nsoneze kuri iri jambo. Abaheburayo 11 iri jambo rirambwira ndarikunda cyane. Riravuga ngo kwizera sashimwe kugira gute. Haleluya, amen. Ariko reba ukuntu murimo murareba sashimwe. Yes. Amen. Amen. Ko murimo murareba neza neza nk'abareba imodoka by'intambara. Imana y'amahoro itugirire neza. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Haleluya. Amen. Amen. Ese mwigeze musoma inkuru z'umugabo witwa Utuku? Umugabo witwa Utuku mwigeze musoma inkuru ze? Ntabwo muzizi. Imana y'amahoro itugirire neza. Umugabo witwa Utuku ngo Pawulo arimo yigisha, ngo yari arimo yigisha Pawulo. Ngo noneho ngo amaze kuba yigisha, Utuku we yari yiyicariye mu idirishya. Ni ukuvuga ngo yicara mu idirishya, akaguru kamwe kari hanze akandi kari mu rusengero mo imbere. Noneho ngo hanze rero nkaho ngaho ngo hari inkuru ziryoshye, hariyo story za danje. Imana itugirire neza. Amen. None ariko ngo na Pawulo afite story zikaze. Imana itugirire neza. Ikibwiriza Pawulo yari arimo abwiriza cyari gikaze. Ngo no hanze naho byari bigize gute, byari bikaze. Uwitwa Utuko rero ngo arangije ngo kuko yari yicaye mu idirishya, ngo ikiganiro cyo hanze kiza kumuryoha. Kimaze kumuryohana ngo arangije ngo aguma gukurura guhengeka umutwe Utuku kugira ngo yumve icyo abo hanze barimo kugira gute kuvuga. Imana itugirire neza. Arangije rero ngo aza kugwa. Aguye ntabwo yaguye mu rusengero, yaguye hanze y'urusengero. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo akigwa hanze y'urusengero, Utuku ngo agira gute, arapfa. Ngo akimara gupfa rero, Imana y'amahoro itwishimire. Ngo akimara gupfa, ngo Pawulo ngo aramusengera, ngo arongera agaruka mu mubiri. Imana y'amahoro itugirire neza. Uhereye ubwo sinjye wahera, hahera Utuku. Amen. Hari abantu baba mu nzu y'Imana ugasanga ibirimo atabirimo, ugasanga ntari hafi ahangaha. Imana itugirire neza. Kamubwira ati Imana izagutabara, ariko we nta yagiye kare ari mu mibare y'igihumbi afite mu isakoshi. Ubu nimva ahangaha ubu ndaza kubigenza gute, buriya ndaza gutegamo akagare ngeramo hariya, nze kuza kujya kuri butike, ndaza kugura ibi bintu. Imana y'amahoro itugirire neza. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Imana y'amahoro itugirire neza. Tuzamure icyubahiro cy'Imana. Yesu yamamare. Yesu yamamare. Rero vana umutima aho ngaho kure, umutima ushyire ku Mana. Iyo aguhamagaye niyo kwizerwa, iyo aguhamagaye niyo kwiringirwa, iyo aguhamagaye ni inyembaraga, iyo aguhamagaye ni inyamaboko. Tuvuge cyane ngo amena. Urasabwa kwizera Imana. Urashaka kubona Imana, urasabwa kwizera Imana. Kandi Imana ntuyizere nk'akantu gato, yizere nk'Imana ngari mu izina rya Yesu. Uyizere nkaho ni ngari. Haleluya. Tuvuga ngo ni ngari. Ni ngari iragutse. Tuvuge ngo amena. Ikize gute iragutse. Yibone ko ari Imana ishobora bingahe byose. Ijambo ryavuze ngo yimura imisozi itagize gute, itabimenye. Imana yimura imisozi itabimenye. Ni ngari iragutse. Haleluya. Ni nini, irashoboye, irahambaye. Amen. Ntabwo ikibura uko ibigenza, ntabwo ikibura uko ibikora. Imana ntiyiyeranja kubera ko irihagije. Hari abajya bakunda kuvuga ngo Mana wiyeranje. Imana ntiyiyeranja.
hiyeranja wowe wiyeranja muri dodo n'ibishyimbo n'intoryi n'ibiti n'imiteja, ariko iyi Mana yo ntiyiyeranja. Tuvuge cyane ngo amena. Cyo ntabwo ikora, irarema. Ntumbwire ngo Imana ntikora, irarema. Ujya mubwire irarema, irema ibitari biriho bikabaho. Waradepoje akazi barakakwima, baravuga ngo ntago hari imyanya yarashize, ariko yabasha kukuremera akazi mu izina rya Yesu, yabasha kukuremera business mu izina rya Yesu, ibasha gukenyuruza abantu mu izina rya Yesu, ibasha gukora ibikomeye mu izina rya Yesu. Iyi Mana irarema. Haleluya. Yabasha kuguhagurutsa, yabasha kukubambira amahema. Haleluya. Ijambo riravuga ngo ndasigira icyo yitumye, ninde wayivuguruza? Haleluya. Icyo umutima wayo ukunze nikigira gute? Nikikora, kuko ari igisohoza icyo nagize gute? Nategekewe. Igira icyo yitumye, ninde wayivuguruza? Amen. Nta muntu wabasha kugira gute? Haleluya. Yesu ni amama, ni amama. Haleluya, ni amama, ni amama. Oh ya 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 ya. Sema haleluya. Imana irumugisha. Turaza kwakira umukozi w'Imana mu kanya. Twagiriwe umugisha kuwa gatanu yari aha, ndamusaba kuwa gatanu ibintu byarashyushye neza neza, umwanya urabura, ariko twe navuze ngo umunsi aradusura. Ariko mbere yuko mwakira, tugiye gukorera Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Dutanga amaturo mu nzu y'Imana, tange 1/10 amashimwe mu nzu y'Imana. Dukorera Imana mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana y'amahoro iturwanirire. Karangwa, genda ubwire uramuti